ese Rwema aho atari umugome ni hehe? Rwema ni umugome cyane, ngaho yishe ababyeyi ba Sara ndetse na Bruno. None Rwema uyu musore twabonye witwa Junior yahaye akazi afitiye amabanga, afitiye amashusho n'amajwi bataratubwira icyo bigamije n'icyo bihatse. Ngaho aramubwiye ati boss njyewe ndananiwe cyane. Uyu musore murabizi ko yagiye yigiza umukozi wa banke kugira ngo bateze cyamunara imitungo y'aba bana ubwo mama wabo yari amaze umunsi umwe agiye mu gitaka. Uyu musore biba ngombwa ko avuga ko afitiye amabanga uyu Rwema, ko afite amabanga nyine akomeye cyane ndetse ari mu buryo bw'amajwi n'amashusho afitiye uyu musore, ko mu gihe adakoze ibyo amubwiye yabishyira hanze. Uyu musore tumuzi nka Junior muri iyi filime Intambara y'ubuzima tugenda tubagezaho uko bwije n'uko bukeye. None uyu Rwema ubugome bwe ubona buzamugeza he? Uyu musore mbere y'uko avuze ati boss njyewe ndananiwe cyane rwose, dore ko yanamushinze kumushakira umuntu wajya umwishyura 1500 by'idolari. Nyabuneka aya mafaranga ni menshi gukodesha inzu ukwezi kumwe gusa. Uyu musore Junior wacu twabonye yavuze ko byamunaniye, aza guhabwa mission ya nyuma, last mission ya nyuma, kugira ngo abashe gutandukana n'uyu Rwema burundu ntihazagira n'icyongera kubahuza. Rwema yamusabye kumuzanira the baby child uri hagati w'imyaka 5 ndetse n'imyaka 6. Ese mwa bantu mwe, Rwema uyu mwana aramushakira iki? Umwana w'imyaka 5 cyangwa se imyaka 6? Iki nicyo kizame cya nyuma cyangwa se isuzuma bumenyi rya nyuma yahaye Junior kugira ngo babashe gutandukana, ubundi buri wese amenyize n'aya majwi ndetse n'amashusho amukangisha tutari twamenye icyo bihatse abisibe. Ese Junior uyu mwana arabasha kumubona? Ubundi se namubona uyu mwana murabona Rwema ashaka kumukoresha iki ko twamumenye uwo ari we? Rwema se murabona ari umuntu mwiza? Ni umugome cyane, umuntu wishe umubyeyi w'aba bana Sara ndetse n'uyu mwana Bruno. Swalla imiteto yari afite ikaba yaramushizemo ndetse akaba yarasabwe no gukatisha ziriya nzara ze zituma atabasha gukora imirimo y'amaboko. Ibyo wabimutegetse nta wundi ni umugore wa Rwema ari we Sara. Ese urabona Rwema atari umugome cyane? Indi ngingo nyamukuru se ituzanye muri iki kiganiro, biba ngombwa ko twegera mikoro kugira ngo tuganire muri uyu mugoroba. Murabona Feza mu by'ukuri natitwara neza afite uburame. Rwema ni umugome cyane. Feza we turazi ko yifitiye agakiza rwose, ari mu mavuta ndetse yewe n'iyi mitungo ya Rwema iri gutuma yica ababyeyi b'aba bana. Feza we ibyo ntabwo abikozwa, twabonye ko rwose nta mitungo akeneye ahubwo yikenereye kuguma mu mana ndetse n'amahoro. Gusa Feza disi ntabwo atuje kandi niwe gisubizo cyonyine kuri aba bana. Mu gihe hatagize icyo ababwiye bazaguma bagume hagati y'abanzi nk'ururimi, batazi ko bari kumwe n'abagome cyane, uwo bita uncle wabo ari we ubahekuye. Ese Feza mubona atamenya ubwenge cyangwa ngo agire icyo gukora? Uyu Rwema atazamwica ko yagiye anabihiga kenshi, amubwira ko naramuka agize icyo ahingukije azamwirenza akamena amaraso. Rwema ni umugome cyane, yavuze ko ku mafaranga ntacyo atakora ndetse yewe niyo yaba ari abana be yayamena ariko akabona ubutunzi. None umuntu wavuze utyo kandi akaba yarabwiye Feza ko nubwo bavanye mu nda bataje nk'abavandimwe bakurikiranye, ko yewe niyo baba barakurikiranye bataba barahetswe mu ingobyi imwe, ibyo rero ngo ntibyamubuza kubahekura akabavutsa ubuzima, kandi koko yarabikoze ubwo yicaga Julienne mama w'aba bana Swalla ndetse na Bruno. Ibi byaratubabaje cyane nyabuneka. Gusa uyu mukobwa Swalla yari afite imiteto myinshi cyane ndetse na Kiryo, abo twarebanye episode ya mbere mwarabibonye ukuntu yahaga umukozi wabo wo mu rugo uzwi ku izina rya Thomas, kandi mu by'ukuri ukuze unamuruta mu myaka ndetse no mu bitekerezo, akamutuka akamuhereza imyenda ye y'imbere na Kotex ngo aze kubifura ibindi ajye kubita mu kimoteri. Uyu mukobwa yari afite agasuzuguro kenshi cyane mu by'ukuri.
nyina mbere y'uko agenda yamubwiye amagambo akomeye cyane ati mwana wanjye urabona igihe nzaba ntakiriho kutashobora gukora ngaho nawe wikendi ni ukujya ku Gisenyi 1 miliyoni wayigize nka 1K y'amanyarwanda ni ukuyisesagura utitaye ko ayo mafaranga utakaza atagaruka aho utakoze ngo uyakoreshe byibuze hari ayinjira. Ese ukeka ko aya mafaranga azarama? Ayo ni amagambo mama we yamubwiye mbere y'uko agenda, aramubwira ati yego nibyo washobora kurama kuko dufite imitungo, ariko se mwana wanjye igihe nzaba ntakiriho uzamenya kwitunga no kwibeshaho cyangwa ukeka ari inde musore uzaza akakujyana utazi umurimo? Mu by'ukuri aya niyo magambo ya nyuma mama w'aba bana Julienne yasize ababwiye. Gusa guys, birababaje cyane, iyi filime iteye ubwoba ndetse n'agahinda, yashenguye imitima y'abatari bake. Ubu benshi barara batagoyetse ntibagitora agatotsi bategereje new episode. Natwe tuba twakoze iyo byabaga twihirinze kugira ngo tubibahereze ku bwanyu. Ese guys, iyi filime urayikunda? Waduhereza igitekerezo muri comment niba ukunda iyi filime. Ariko gusa hari ahandi hari kuntera ubwoba cyane, kuko uyu musore Bruno yapangiwe kwicwa. Rwema ari kugenda agisha inama inshuti ze zose yizera, ababaza icyakorwa kugira ngo uyu musore atazigera amenya ko uyu mugabo Rwema ari we wishe ababyeyi be. Gusa Feza nawe umutima uramurya cyane ndetse uramucira urubanza, ariko avuga ko igihe kitaragera cyo kubibwira aba bana ko Rwema ari umugome cyane. Guys, Feza ntitwamurenganya, hari igihe areba kure akabona aba yabibabwiye yaba yikozeho ndetse nabo atabasize akabata mu mazi abira nk'ifi. Ese wowe urumva Feza yabwira aba bana ikiri ku mutima ndetse akababwira ukuri kose kwambaye ubusa? Feza kandi nawe mu gihe aticunze bavandimwe ashobora kubura ubuzima, kuko urabona ko Rwema yarakaye cyane. Icyitwa ifaranga ni ifaranga, yiteguye kumena amaraso ndetse n'ay'umugore we mu gihe yamuzanyeho iby'umutwe muremure. None Feza akora iki kugira ngo aba bana bamenye ukuri kandi ntiyicwe na Rwema? Murabizi aramutse abivuze Rwema yahita amwica rwose, yamuca igihanga. None Feza akora iki? Bruno gusa nawe ntabwo ari umwana mu mutwe, ari kugenda akeka uyu mugabo Rwema uzwi nka onkle we. Dore duheruka muri episode ya 5 twese duhanze amaso 6 uyu musore akubita Rwema isasu mu gahanga. Ese Rwema yaba yapfuye cyangwa arabaho? Twese dufite amatsiko menshi cyane kugira ngo tumenye ibiri bukurikireho. Niyo mpamvu nari mfashe uyu mwanya ngira ngo nze twiganirire muri uyu mugoroba. Turakubwira ngo rwose filime ejo ku isaha y'isaa sita mu kadomo iraba yabagezeho, ndetse n'indi filime inzira y'umusaraba nayo ni nziza cyane, ku isaha y'isaa 5 nayo izajya ibibagezeho buri munsi mu gihugu cy'u Rwanda. Izi filime ni nziza cyane, zirimo inyigisho ndetse n'amasomo menshi cyane. Niyo mpamvu tuzajya tuzibagezaho buri munsi. Gusa tuba twakoze akazi katoroshye, mwihangane cyane kuba filime intambara y'ubuzima imaze iminsi 2 itarabageraho. Natwe turakora cyane kugira ngo tuzabahereze episode kandi mwishime, nta mpamvu yo kubaha ibidahutse. Reka rero tubabwire ngo dusoreze ahangaha. Mu by'ukuri natwe ntabwo tuba twicaye. Reka nkubwire ngo ejo ku isaha y'isaa sita turabagezaho episode ya 6 intambara y'ubuzima. Dutegereje turi benshi cyane, twifitiye amatsiko, dukeneye kumenya ikiri bukurikireho. Reka nkubwire ngo rero aha wari uri ni kuri Gazichess TV, naho njye wumvaga nitwa Gazking. Filime tugenda tuzibagezaho uko bwije n'uko bukeye. Mukomeze mudushigikire mutanga ibitekerezo byanyu muri komenti, tuba tuzisoma cyane. Niyo mpamvu turi ahangaha kugira ngo mwandike ibitekerezo tubasubize online. Tuba turi update 5 kuri 5 mutubwira uko mwumvishe episode twabahaye, kandi mutubwira icyo twakongera muri episode y'ubutaha. Rwose tuzagikora kuko turi hano ku bwanyu. Niyo mpamvu rero twafashe uyu mwanya w'iki kiganiro kugira ngo tuze tuganire, tubeho nta rungu dufite, mu by'ukuri twinjoyingire. Ese iyi filime irakwigisha? Urayikunda se? Ese hari abo ubona muri iyi filime baba bahuje na story wanyuzemo? Hari wowe, umuryango wawe, abiwanyu, inshuti zawe, abavandimwe? Watubwira muri komenti niba iyi filime hari ingingo imwe muri yo ifite aho ihuriye n'ubuzima bwawe, wabitwandikira muri komenti.
ese urumva mu gice cy'ubutaha twazongeramo iki? Uranenga se iki muri iyi filime? Ni iki twakuramo? Ni iki twakongeramo? Ese Feza aramutse yitabye Imana urabona ibintu byakomeza kugenda neza cyangwa filime yaba bihira? Ibyo byose nibyo tugira ngo mutubwire muri komenti, mutwandikire, tuba duhari 5x5 kugira ngo dusobanukirwe twese tubagezaho iby'ingenzi kandi by'umumaro kugira ngo mumenye amakuru yose yerekeye iyi filime. Reka tukubwire ngo dusoreze ahangaha, duhure ejo ku isaha y'isaa 5 kuri filime Inzira y'Umusaraba ndetse no ku isaha y'isaa 6 muri filime Intambara y'Ubuzima. Twizere ko mukuramo isomo, inyigisho mu buzima bwanyu bwa buri munsi, bikagenda bibasapotinga ndetse mugakuramo imico imyiza n'imibi, mukagira ibyo muhindura mu buzima bwanyu. Niba rero izi filime zibafasha cyane, ni iby'igiciro, kora handitswe share cyangwa partage, usangize iki kiganiro inshuti zawe nazo zibashe kwiyumvira iki kiganiro, ubundi tubeho nta rungu. Reka tubashimire cyane rero, duhure ku munsi w'ejo ku isaha y'isaa 6 ndetse n'isaha y'isaa 5 mu gihugu cy'u Rwanda.